Imana irongera inyereka ikindi cyiciro cy'abantu aribo nshaka gusengana nabo. Abo bantu b'Imana irambwira ngo abo bantu mbasengere cyane. Abo bantu nyiri muri iryo yerekwa Imana inyereka icyiciro cy'abantu ngiye kubona mbona abaganga baravuje. Uyu muntu mvuga ni umuntu wagiye kwa muganga akivuza bikanga. Urankurikiye uri mu Rwanda, urankurikiye uri mu Burundi, urankurikiye uri mu Buganda, urankurikiye uri muri Zambia, urankurikiye uri muri Mozambique, unkurikiye uri mu Burayi, uri muri Canada, uri muri Amerika, uri muri Australia, uri muri South Africa, uri ahantu hagiye hatandukanye, uri mu Bufaransa, uri mu Bwongereza. Hayi zoni mashando wiribirifat. Hari abantu ngiye gusengana nabo, hari abantu ngiye gusengera. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irimo imishurira gukora iby'Imana ishaka. Icyambere rero Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu bezwe. Abantu bararangaye, abantu bibereye mu gushaka indamu zabo, abantu ntibashaka gushaka mu maso y'Imana, abantu ntibashaka gushaka iby'Imana ishaka, abantu ntibashaka gukora iby'Imana ishaka, abantu ntibashaka ibyo gukora ibyo data wa twese ashaka. Umva nkubwire. Hari ibintu tujyamo bikaba atari ibyacu. Hari ibintu tujyamo akaba atari ibyacu. Icya kabiri Imana irangije irambwira ngo hagiye kubaho igihe kigoye cyane, ndetse muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndetse no mu bihugu bikikije u Rwanda, ndetse ni mu isi yose. Iki gihe kiragoye. Umuntu uzabasha kugicamo ni umuntu wasenze Imana, ni umuntu Uwiteka yishimira, ni umuntu Uwiteka afiteho umugambi, ni umuntu Uwiteka yanditse izina rye akaryandika mu gitabo cy'ubugingo, ni umuntu Uwiteka yaciye imanzi mu biganza. Uwo nguwo niwe uzabasha kurokoka, uwo nguwo niwe uzabasha guca muri ibyo bintu, uwo nguwo niwe uzabasha kugira aho agera. Kuko hari ibitero bigoye, harimo inzara, harimo intambara, harimo ibyorezo biteye ubwoba. Ni umwami Imana hari icyo yavuganye nanjye, yambwiye ngo ninze mbwira abantu babanze bezwe, abantu babanze bakizwe, abantu babanze bashakashake mu maso y'Imana. Imana mureke kuyishaka ariko mukiranirwa, mureke kuyishaka mubeshya, mureke kuyishaka mwiyoberanya, mureke kuyishaka mwishushanya, mureke kuyishaka muri abanyamazimwe, mureke kuyishaka muri abanyangeso mbi, mureke kuyishaka muri abanyamagambo, mureke kuyishaka muri abibone, mureke kuyishaka nkunda. Ijambo ryavuze ngo nkunda abankunda, abanshakana umwete abo bazambona. Haleluya. Nkunda abankunda, abanshakana umwete abo bazambona. Abamama bashakana Imana umwete bazayibona, abakobwa bashakana Imana umwete bazayibona, abasore bashakana Imana umwete bazayibona. Nkunda abankunda, abanshakana umwete abo bazambona. Haleluya. Rero imigisha yo mu gakiza k'Imana, kuba uri umunyamugisha mu bwami bw'Imana, ni ukuba amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Kuba uri umunyamugisha mu bwami bw'Imana ntabwo ari ukuba utunze ibya mirenge, kuko igihe kiragera ugapfa. Ibyo babwira ubu butumwa, nabyutse mu gitondo ndeba inkuru, umugabo wari ukomeye cyane ndetse muri iki gihugu no hanze yacyo, afite izina riremereye, bamwita Rujugiro. Bivuga ngo yapfuye. Ariko se reka nkubaze, Rujugiro amazu yubatse, ibikorwa yakoze, urupfu kubera iki rutashyizemo imiyaga? Umva nkubwire, uko waba ungana kose, uko waba ureshya kose, uko imbaraga waba ufite, ubushobozi waba ufite, icy'ingenzi ni ukubaha Uwiteka. Sibyo? Ni ukubaha Uwiteka. Ntabwo mbivuze kubera yuko nejejwe nuko yapfuye. Rujugiro uyu munsi yagiye, nibikubera icyitegererezo. Amafaranga afite ntiyamubuza gupfa, amafaranga afite ntiyamubuza kugenda. Igihe cyiwe cyageze, igihe cyiwe cyageze aragenda. Uyu munsi wa none icyo asigaje ni hagati yiwe n'Imana. Kuba yarakoreye Imana, Imana ikamubwira ngo ye ngwino mu bwami bwawe. Ariko kuba atarakoreye Imana, agiye kujya ahantu nyamutunzi, nawe ubwiwe yageze aricara, aravuga ngo iyo mbimenya. Hari abaririmbyi bo ku nkombo barimbye bavuga ngo iyo mbimenya nari gufata Yesu, areka ibindangaza nkifatira Yesu, tukabana karamata. Iyo mbimenya
iyo mbimenya nari gufata Yesu nkareka ibindi angaza nkifatira Yesu tukabana karamata. Haleluya. Iyo mbimenya nari gufata Yesu. Reka wowe we kuzagera mu rwego uvuga ngo iyo mbimenya. Reka wowe kuzagera mu rwego uvuga ngo iyo nza gukora gutya, ngo iyo nza kuba narabigenje gutya. Ufite amahirwe yo soni mashanda wiribirifai lelebo pai. Hari amavuta Yesu ampaye yo gusengera abarwayi. Hari amavuta Yesu ampaye yo gusengera abantu bababaye, yo gusengera abafite ibibazo, yo gusengera abafite intambara. Ndagira ngo mvugane na niba unkurikiye nona manuka ujye muri comment wandike uti mu izina rya Yesu ndakira amavuta yo gukira, ndakira igitangaza, ndakira kubohoka. Nawe niba uri muri babandi twavuze bakaba udakijijwe, nawe jya muri comment uvuga uti mwami Yesu ungirira ubuntu, imbabazi zawe zimbonekeho. Yesu ashimwe. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu, nkwifurije amahoro y'Imana, nkwifurije umugisha w'Imana. Habwa umugisha n'Imana, ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe aho uherereye hose. Birashoboka ko aho nkurikiye, aho uherereye ari mu gitondo. Twebwe ubu turi ku gicamunsi, tugeze mu masaha sita zo ku manywa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka nsuhuza abantu bose bari mu Rwanda, mbabwire ngo nimugire amahoro. Bari mu kazi kanyu, bari mu modoka mugenda, Imana y'amahoro ibagirire neza. Hari abadukurikira aho muherereye ari nijoro, kababwire ngo namwe mugire ijoro ryiza. Abadukurikira ari mu gitondo, mugire igitondo cyiza. Njye ndi Profete Emma, ndagusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana. Ndaje ngo tuganire ijambo ry'Imana. Hari ubuhanuzi bwawe Imana impaye, hari ikintu Imana impaye kuza kukubwira ngo mpanurire ubuzima bwawe. Hari ubuhanuzi Imana impaye kugira ngo nze nkubwire wowe unkurikiye uri hafi ndetse uri na kure. Imana intumye kuvugana nawe. Imana intumye kuvugana nawe, wowe uri mu Rwanda, wowe uri muri Burundi, wowe uri muri Congo, wowe uri muri Canada, uri muri Australia, uri muri Amerika, uri mu Buraya, aho uherereye hose, abari za South Africa, abari Zambia, Zimbabwe, benshi badukurikira. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Niba utari wakora subscribe kuri iyi channel, manuka uyikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibasha kubageraho umunsi ku munsi. Ndumva hari ikintu Imana ishyize ku mutima wanjye kugira ngo tuganire. Hari ijambo Imana impaye, ijambo ry'imbaraga, ijambo ry'ihumure, ijambo ryo kubohoka, ijambo ryo gukira, ijambo ryo kubaturwa. Reka mbabwire, ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana, ntibakeneye amagambo y'abantu, ariko bakeneye ijambo ry'Imana. Hari ijambo rero Imana impaye kugira ngo nkubwire, hari ijambo Imana impaye kugira ngo nkugezeho. Rero nkundira tubane mu mwanya mwiza wo gusenga Imana, tubane mu mwanya mwiza wo kuvuga ijambo ry'Imana, tubane mu mwanya mwiza wo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka tubane mu mwanya mwiza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero reka tubanze dusenge. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, ngushimiye ineza yawe, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye imirimo yawe. Ndagushima kuri Imana igira neza, ndagushima kuri Imana ivuga bikaba ndetse wategeka bigakomera. Nsengeye uyu muntu warunkurikiye, nkundira umugirire neza, nkundira umubambira amahema, nkundira umwagurira imbago. Uyu muntu umuha umugisha, uyu muntu umwiyereke, uyu muntu umurwanirire, uyu muntu umubambira amahema. Rambura ikiganza cyawe gikiza ku buzima bwiwe, kimubonekeho mu izina rya Yesu Kristo. Ikiganza cy'imbaraga, ikiganza cyo guhembuka, uhembura ubuzima bwe, uhembura ubwenge bwe, uhembura ibitekerezo bye. Hari unkurikiye arwaye, reka umukize. Hari unkurikiye aboshye, mubohore, kuko uri Imana igira neza. Ngaho ganza kandi utegeke. Reka muri aya masaha kuboko kwawe kwiza kw'imbaraga gukora ibikomeye. Urakoze Yesu Kristo, amen. Nongere nguhe ikaze. Imana ubwo nasengaga, hari ibintu bigera nko kuri bitatu yambwiye ku buzima bw'abantu. Icya mbere nje kukubwira uyu munsi, ndagira ngo nkubwire kandi ibi bintu byumve, kandi ubyumve neza, kandi nubyumva ubyitondere, kuko niko kuri. Ibi bintu byumve neza kandi nubyumva ubyitondere.
hari ibintu Imana yampaye kugira ngo nkubwire, hari ibintu Imana yampaye kugira ngo mpanurire ubuzima bwawe, hari ibintu Imana yampaye kugira ngo nkubwire yuko igihe kije kandi gisohoye, ubwo abantu basenga Data mu kuri no mu mwuka bakwiye kumusengana imbaraga, bakwiye gushaka mu maso y'Imana, bakwiye gushakashaka ibyo umwami ashima. Imana itugirire neza. Mugashakashaka ibyo umwami ashima, mugashakashaka mu maso y'Imana, mugashakashaka gukomera kw'Imana, mugashakashaka imirimo y'Imana, mugashakashaka ineza y'Imana, mugashakashaka gukiranuka kw'Imana. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Abantu benshi muri iki gihe ntabwo bazi ko igihe cyo gucungurwa kije, ntabwo bazi ko iki gihe turimo ari igihe buri umwe wese yagakwiye kuba aririra ubugingo bwe, buri muntu wese yagakwiye kuba asenga avuga ngo Mana mpagararaho, Mana mbambira amahema, Mana nundwanirire, Mana nungirire neza, Mana nunyereke ukuboko kwawe kwiza kw'imbaraga. Rero ibi bintu Imana impaye kukubwira ni ubuhanuzi. Icyambere, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yambwiye ngo nze mbwire abantu ngo nibezwe, abantu bezwe bave mu byo barimo, kuko iki ni igihe cyo kugira ngo abantu bahinduke kandi bahindukire. Iki ni igihe cyo kugira ngo abantu bave mu buyobe, bave mu bidafite umumaro. Abashaka kuvuga Imana babanze bave mu bidatungana. Abantu benshi barashaka ibitangaza, abantu benshi barashaka gukomera, abantu benshi barashaka kumenyekana, abantu benshi barashaka kuzamuka, abantu benshi barashaka gukira vuba, abantu benshi barashaka kwaguka byihuse cyane. Ariko Imana yambwiye ngo nze mbwire abantu ngo nimwezwe, mushakashake mu maso y'Imana, mushakashake mu maso y'Imana, mushakashake iby'Imana ishaka. Muririmbyi umva ukuntu yavuze, yaravuze ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe, nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'Umukiza Yesu. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu Umukiza niwe mucyo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Muririmbyi umwuka araririmba aravuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe, nayihawe mu gihe nihanye ibyaha. Abantu benshi barashaka imigisha yo mu gakiza k'Imana, ariko barayishaka batihanye ibyaha, barayishaka badakijijwe, barayishaka ari abanyabyaha, barayishaka ari ibisambo, barayishaka ari abanyazi. Barashaka iyi migisha ariko barayishaka badakijijwe. Ariko umwami Imana hari icyo yavuganye nanjye, yambwiye ngo ninze mbwira abantu babanze bezwe, abantu babanze bakizwe, abantu babanze bashakashake mu maso y'Imana. Imana mureke kuyishaka ariko mukiranirwa, mureke kuyishaka mubeshya, mureke kuyishaka mwiyoberanya, mureke kuyishaka mwishushanya, mureke kuyishaka muri abanyamazimwe, mureke kuyishaka muri abanyangeso mbi, mureke kuyishaka muri abanyamagambo, mureke kuyishaka muri abibone, mureke kuyishaka nkunda. Ijambo ryavuze ngo nkunda bankunda, abanshakana umwete abo bazambona. Haleluya, nkunda abankunda, abanshakana umwete abo bazambona. Abamama bashakana Imana umwete bazayibona, abakobwa bashakana Imana umwete bazayibona, abasore bashakana Imana umwete bazayibona. Nkunda abankunda, abanshakana umwete abo bazambona. Haleluya. Rero imigisha yo mu gakiza k'Imana, kuba uri umunyamugisha mu bwami bw'Imana, ni ukuba amazina yawe yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Kuba uri umunyamugisha mu bwami bw'Imana ntabwo ari ukuba utunze ibya mirenge, kuko igihe kiragera ugapfa. Ibyo watunga byose uko bingana, ibyo wagira byose uko bingana, niyo watunga amamiliyari ukaba umumiliyarderi, ukaba umumiliyoneri, abantu bakakuramya bakagusingiza ukagira ibyubahiro, ariko izina ryawe ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo, reka nkubwire ibyo byose ni ubusa, bizashira. Birashoboka ko waba uri umukobwa unkurikiye urirata ubwiza kuko ureba kuri mwiza uyu munsi, urareba umubiri wawe ukawitegereza ukabona ntacyo waba, ukabona uri igishongore, ukabona
ni wowe ugezweho. Ariko ndagira ngo nkubwire, dore ugezweho n'ufite Kristo mu mutima wawe wiwe. Iyo ufite Kristo mu mutima wawe nta kintu wamuburana, umva, nta kintu wamuburana. Iby'ubu buzima, iby'uyu mubiri Kristo arabitanga, amafaranga Kristo arayatanga, ubutunzi Kristo arabutanga, imigisha Kristo arayitanga. Ariko ndagira ngo nkubwire, shaka mu maso y'Imana, shaka iby'umwami ashima, shaka iby'umwami ashima. Wagira amamodoka, wagira indege, wagira gute, ariko icyiza, nta kintu cyiza nabonye cyiza kiryoha nko kubura umugabo ariko wubaha Imana, nko kubura umusore ariko wubaha Imana, ukabura umukobwa ariko wubaha Imana. Reka nkubwire, ubwiza bwose wagira butarimo kubaha Imana ntacyo bwakumarira. Amafaranga yose wagira atarimo kubaha Imana ntacyo akumarira. N'ubundi ubura amahoro, n'ubundi ubura ibitotsi, n'ubundi biranga, n'ubundi biragorana, n'ubundi ibintu byose urabikora ariko ntibyemera, kuko iyo hatarimo kubaha Imana ibintu byose urabikora ntibyemere. Iyo hatarimo kubaha Imana ibintu byose urabikora ntibigende, kuko haleluya, ukunda Imana niwe umenywa nayo. Ukunda Imana nawe Imana iramukunda. Ukunda Imana nawe Imana imwitaho. Haleluya. Umuntu wita ku Uwiteka nawe Uwiteka amwitaho. Umuntu witeka yitaho ni umuntu ufite umutima umenetse, ni umuntu ufite umutima utunganye. Muri iki gitondo ubwo ndimo mbabwira ubu butumwa, nabyutse mu gitondo ndeba inkuru, umugabo wari ukomeye cyane ndetse muri iki gihugu no hanze yacyo, afite izina riremereye, bamwita Rujugiro, bivuga ngo yapfuye. Ariko se reka nkubaze, Rujugiro amazu yubatse, ibikorwa yakoze, urupfu kubera iki rutashyizemo imiyaga? Umva nkubwire, uko waba ungana kose, uko waba ureshya kose, uko imbaraga waba ufite, ubushobozi waba ufite, icy'ingenzi ni ukubaha Uwiteka, sibyo? Ni ukubaha Uwiteka. Ntabwo mbivuze kubera yuko nejejwe nuko yapfuye. Rujugiro uyu munsi yagiye, ntibikubera icyitegererezo. Amafaranga afite ntiyamubuza gupfa, amafaranga afite ntiyamubuza kugenda. Igihe cyiwe cyageze, igihe cyiwe cyageze aragenda. Uyu munsi wa none icyo asigaje ni hagati yiwe n'Imana, kuba yarakoreye Imana, Imana ikamubwira ngo ye ngwino mu bwami bwawe. Ariko kuba atarakoreye Imana, agiye kujya ahantu nyamutunzi, nawe ubwiwe yageze aricara, aravuga ngo iyo mbimenya. Hari abaririmbyi bo ku nkombo barimbye bavuga ngo iyo mbimenya nari gufata Yesu, nkareka ibindangaza nkifatira Yesu, tukabana karamata. Iyo mbimenya nari gufata Yesu, nkareka ibindangaza nkifatira Yesu, tukabana karamata. Haleluya. Iyo mbimenya nari gufata Yesu. Reka wowe we kuzagera mu rwego uvuga ngo iyo mbimenya. Reka wowe kuzagera mu rwego uvuga ngo iyo nza gukora gutya, ngo iyo nza kuba narabigenje gutya. Ufite amahirwe yo gukora iby'Imana ishaka. Icyambere rero Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu bezwe. Abantu bararangaye, abantu bibereye mu gushaka indamu zabo, abantu ntibashaka gushaka mu maso y'Imana, abantu ntibashaka gushaka iby'Imana ishaka, abantu ntibashaka gukora iby'Imana ishaka, abantu ntibashaka ibyo gukora ibyo Data wa twese ashaka. Umva nkubwire. Hari ibintu tujyamo bikaba atari ibyacu. Hari ibintu tujyamo akaba atari ibyacu. Icya kabiri Imana irangije irambwira ngo hagiye kubaho igihe kigoye cyane, ndetse muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndetse no mu bihugu bikikije u Rwanda, ndetse ni mu isi yose. Iki gihe kiragoye. Umuntu uzabasha kugicamo ni umuntu wasenze Imana, ni umuntu Uwiteka yishimira, ni umuntu Uwiteka afiteho umugambi, ni umuntu Uwiteka yanditse izina rye akaryandika mu gitabo cy'ubugingo, ni umuntu Uwiteka yaciye imanzi mu biganza. Uwo nguwo niwe uzabasha kurokoka, uwo nguwo niwe uzabasha guca muri ibyo bintu, uwo nguwo niwe uzabasha kugira aho agera, kuko hari ibitero bigoye, harimo inzara, harimo intambara, harimo ibyorezo biteye ubwoba. Ni mu isi yose.
waba uri umunyarwanda wumva ururimi ndimo mvuga, waba uri umurundi wumva ururimi ndimo mvuga, waba uri umukongomani n'abakwegereye bagusobanurire. Ariko Imana ikeneye abantu ko muva mu gahuge, muve mu bitotsi. Imana yarabatabaye, abantu baradamarara, abantu baribagirwa. Imana yarabatabaye, abantu baragenda birebaho, abantu baragenda biburanaho. Ariko ndagira ngo nkubwire, wakabaye umunyabwenge wakitaye ku iherezo ryawe. Icya gatatu, Imana irangije irambwira ngo mbwira abantu basengere abana babo, musengera abana babo. Satani ahagurukije ikintu cyo guteza abana, ikintu cy'umwuka wo kutumvira ababyeyi. Hari ikintu cy'umwuka w'uburara Satani asutse mu bana. Ubuhanuzi ubwakire kandi ubusengere. Hari ikintu cy'umwuka w'uburara Satani asutse mu bana. Ngiye kubona mbona ababyeyi benshi bifashe ku gahanga, habona abandi bifashe mapfubyi, habona bishwe n'agahinda, habona benshi barimo bararira. Ndangije numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo hari abantu bagiye kurira batarizwa n'ikindi, barizwa n'abana bibyariye. Kubera iki? Igihe dusohoyemo Satani azanye umwuka aranyanyagije, ubwo abana batazongera kumvira ababyeyi. Uzaba warabyaye umwana ukicwa n'agahinda uvuga ngo Mana kubera iki uyu mwana namubyaye. Ariko ndagira ngo nkubwire, senga Imana kandi umwana wawe umutoza inzira akwiriye kunyuramo akiri mutoya. Azarinda asaza atari yayivamo, azarinda asaza atari yayivamo. Haleluya. Imana irongera inyereka ikindi cyiciro cy'abantu aribo nshaka gusengana nabo. Abo bantu b'Imana irambwira ngo abo bantu mbasengere cyane. Abo bantu nyiri muri iryo yerekwa, Imana inyereka icyiciro cy'abantu. Ngiye kubona mbona hari abantu Satani yateje ubwoba bwo mu mutima. Hari abantu bahorana ikintu cy'ubwoba, ugahorana ubwoba mu mutima wawe. Satani yaguteje ubwoba. Ibintu byose wabona ariko wumva uhorana ubwoba. Umutima wawe ntutuza, umutima wawe wumva uhora uguhagazemo, umutima wawe uhora wumva utimbya. Satani yaguteje ikintu bita ubwoba. Ibyo ushaka byose urabibona, ibyo ushaka byose urabyakira, ariko Satani yaguteje ubwoba. Imana irangije irambwira ngo nsengere abo bantu. Imana irangije irambwira ngo abo bantu mbasengere. Ndashaka gusengana nawe. Urankurikiye uri mu Rwanda, hari ubwoba Satani yaguteje. Hari undi muntu nkurikiye, Satani yaguteje ikintu bita uburwayi. Ubu burwayi bumaranye igihe, bwakubayeho akarande, bwakubayeho icyorezo. Abaganga baravuzwe. Uyu muntu mvuga ni umuntu wagiye kwa muganga akivuza bikanga. Urankurikiye uri mu Rwanda, urankurikiye uri mu Burundi, urankurikiye uri mu Buganda, urankurikiye uri muri Zambia, urankurikiye uri muri Mozambique, unkurikiye uri mu Burayi, uri muri Canada, uri muri Amerika, uri muri Australia, uri muri South Africa, uri ahantu hagiye hatandukanye, uri mu Bufaransa, uri mu Bwongereza. Hayizoni mashando wiribirifat. Hari abantu ngiye gusengana nabo, hari abantu ngiye gusengera. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irimo imishurira, babaswe n'uburwayi. Satani yakaho uburwayi, Satani yabateje ikintu cy'umwuka w'ubwigunge, Satani yabateje ikintu cy'umwuka w'uburwayi budashira. Uhora wivuza, uhora ujya kwa muganga, bihora byanga, bihora biyoberana. Ariko ndashaka gusengana nawe. Niwumva irijwi, ukumva ijwi ry'umuhanuzi w'Imana, ukumva ndimo mvugana nawe, ukisanga mu bantu Satani yateje uburwayi bw'umutwe udakira, ukisanga mu bantu Satani yateje uburwayi bw'amaguru, yateje uburwayi bw'umugongo, ukisanga mu bantu Satani yateje uburwayi bwo mu nda budakira, yaguteje umutwe udakira, yaguteje isereri uhora uyumva. Ndagira ngo ufate iyo nimero uri bubone kuri screen ya, unyandikire dusengane Imana. Ndashaka dusengane Imana. Yesu ni umwami w'abami, Yesu aratabara. Ndumva zoni mashando wiribirifai lelebo pai. Hari amavuta Yesu ampaye yo gusengera abarwayi, hari amavuta Yesu ampaye yo gusengera abantu bababaye, yo gusengera abafite ibibazo, yo gusengera abafite intambara. Ndagira ngo mvugane nawe. Niba unkurikiye none, manuka ujye muri comment wandike uti mu izina rya Yesu ndakira amavuta yo gukira, ndakira igitangaza, ndakira kubohoka. Nawe niba uri muri babandi twavuze bakaba udakijijwe, nawe jya muri comment uvuga uti mwami Yesu ungirira ubuntu, imbabazi zawe zimbonekeho kandi undeba n'amaso y'imbabazi. Imana ishimwe cyane.
izina ry'Uwiteka nirihimbazwe, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru, izina ry'Uwiteka, haleluya. Icyubahiro cy'Imana yacu nikizamuke mu izina rya Yesu, haleluya, haleluya. Ndagira ngo nkubwire, ubu buhanuzi ntubufate nk'ubworoshye, ubu buhanuzi ntubufate nk'uburi aho ngaho wumvishije byinshi, ariko uyu munsi wa none Imana yantumye ibyo bintu bigera kuri 3, ndetse n'icyo ngicyo cya 4 cy'abantu barwaye. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru intuma gusengana n'abo bantu, Imana intuma guhagararana n'abo bantu mu izina rya Yesu, kandi Imana intuma kuburira ubwoko bwayo. Ndagira ngo mvugane nawe rero, bamaso kugira ngo utanyagwa, bamaso kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro, haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Hari icyanditswe Uwiteka yampaye, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho ni 15. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Imana itugirire neza. Katurebe ijambo ry'Imana uko bwanditswe na Matayo. Imana ishimwe. Anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi, haleluya. Anyurura mbabaye, ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi. Imana ishimwe, haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru, izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro, haleluya. Ibice byaho ni 15. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 4. Kuko Imana yavuze iti, wubahe so na nyoko, kandi iti ututse se cyangwa nyina bamwice. Ariko mwebweho muravuga muti, umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati, icyo najyaga kugufashisha nagituye Imana, umeze atyo ntahatwa kubaha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu, mwandyarya mwe. 2. Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imbakure. Imana ishimwe. Ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imbakure. Imana itugirire neza. Ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabwo ibakure. Bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Imana itugirire neza. Bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ni amategeko y'abantu. Inyigisho bigisha ni imigenzo y'abantu. Imana itugirire neza. Ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Ndagira ngo nkubwire inshuti y'umusaraba, ijambo riravuze ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa. Reka nkubwire, twahanura, twasenga, twagira gute, ariko uburwayi bwa mbere buba ku muntu ni ukubana n'ibyaha, ugakomeza ugakora ibyaha, ugakomeza ugakiranirwa, ugakomeza ugashaka ibitangaza, ariko ntushaka nyiri ibitangaza, ntushaka kubona mu maso h'Imana, ntushaka ngo Yesu akubature. Muri ibyiza umwuka ararimba aravuga ngo, hamagara noneho hari uwakumva, uwo mubera watabaza n'uwuhe, hamagara noneho hari uwakumva. Ngo kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Hamagara abantu arababwira ati, nimwumve musobanukirwe, ikijya mu kanwa si cyo gihumanya umuntu, ahubwo ikiva mu kanwa nicyo kimuhumanya. Imana y'amahoro itugirire neza. Tubonye abantu benshi babwiye amagambo mabi abandi, tubonye abantu benshi bavuze ku bantu, tubonye abantu barwanyije abandi, tubonye abantu biyoberanyije, tubonye abantu bishushanyije, tubonye abantu babaye mu by'Imana bakabibamo batabirimo. Ugasanga uravuga nabi mwene so, ugasanga urasebya mwene so, ugasanga uramuvuga amagambo,
ugasanga ntushaka ko hari icyiza cyamubaho, ntushaka ko yagirirwa neza, ntushaka ko yarengerwa, ntushaka ko yatabarwa, ntushaka ko yabona umugisha, ntushaka ko yabona mu maso h'Imana. Icyinjira mu kanwa ntabwo cyica, ariko amagambo mabi ava mu kanwa kawe, ayo ngayo ni inkota yica abana. Hari amagambo wavuze atuma abantu bava mu rusengero, hari amagambo wavuze bituma abantu bava mu byizero, hari amagambo wavuze bituma abantu bareka umurimo w'Imana, hari amagambo wavuze bituma abantu biheba bacika intege kubera ayo magambo wavuze. Icyinjira mu kanwa ntabwo ari cyo cyica, ahubwo igisohoka mu kanwa. Amagambo arica, amagambo ni uburozi. Birashoboka ko wavuga ngo sindoga, ariko ugira amagambo, kuko uri umunyamagambo rero uri umwicanyi, kuko uri umunyamagambo uri umurozi, kuko uri umunyamagambo uri umugome, kuko uri umunyamagambo uri umuhemu. Amagambo arica. Imana itugirire neza, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro, kuko uri umunyamagambo. Amagambo arica. Imana itugirire neza. Rero ukunda Imana niwe umenywa nayo, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Aravuga ngo ikijya mu kanwa si cyo gihumanya umuntu, ahubwo ikiva mu kanwa nicyo kimuhumanya. Maze abigishwa baramwegera baramubaza bati, uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo? Arabasubiza ati, igiti cyose Data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Imana ishimwe cyane. Igiti cyose Data wo mu ijuru adateye kizagira gute? Kizarandurwa. Reka mbabwire, ibihe ntibikakumara imbaraga z'umutima. Wimarwa imbaraga z'umutima nuko hari abanyamagambo. Wimazwa imbaraga z'umutima nuko hari abantu batacyubaha Imana, hari abantu badakora ibyo Imana ishaka. Oya, wowe tumbira Yesu n'umutima wawe. Mutima umenye, umakinga sure ko wowe na Yesu muri umwe. Makinga sure ko wowe na Yesu mukora ibyo Imana ishaka. Makinga sure ko wowe na Yesu mwomatanye. Haleluya, Imana ishimwe. Omatana na Yesu. Twiringiye abantu baraduhemukira, twiringiye imiryango iraduhemukira, twiringiye inshuti ziradusiga, twiringira abakomeye baratureka, twiringiye ayiwe hari ibintu twiringiye amagare n'amafarashi, ibyo nta kintu byatumariye. Abantu biringiye amafaranga barapfa barayasiga, abantu biringiye abagore babo beza barabahemukira babaca inyuma, ingo zirasenyuka zirasambuka. Ariko dore reka nkubwire, ibyiringiro byacu reka tubishyire kuri Yesu Kristo. Byiringiro byawe hayiwe rabinifo shano wiribirifa, ikiri byiringiro byawe kuri Kristo. Imana ishimwe. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Imana y'amahoro ikugirire neza. Imana y'amahoro ishimwe. Haleluya. Ukunda Imana ni umenywa nayo. Ngira nkubwire ngo haracyariho ibyiringiro, ngiye kugana ku musozo nsenge. Ariko haracyariho ibyiringiro. Ariko ijambo ravuze ngo igiti cyose Data atateye kizarandurwa. Igiti cyose Data atateye kizarandurwa. Igiti cyose. Rero ndagira ngo nkubwire, reba niba uri mu biti Data yateye. Reba niba uri mu biti byera imbuto kandi bikera imbuto nziza. Kuko igiti Data wo mu ijuru yateye cyera imbuto nziza. Cyera imbuto nziza. Icyo Data wo mu ijuru yateye cyera imbuto nziza. Ariko icyo Data wo mu ijuru atateye ntabwo cyera imbuto nziza. Niba uzi ngo uri mu rusengero ariko uracyakora ibyaha, uri mu biti Data wo mu ijuru atateye, kandi uzarandurwa nabi. Iyo iki giti Data wo mu ijuru atateye arakirandura, kandi akakirandurana n'inguri zacyo nticyongere kubaho. Iki giti niyo gitemwe ntikigira ibyiringiro byo kuzongera gushibuka. Ntabwo ari kimwe Yobu yavuze ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe kizongera kigashibuka. Dore igishibuka icyo ari cyo nicyo Data wo mu ijuru yateye. Imana itugirire neza. Ndasoje. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Ni Prophet Hema mwene so, niwe mwari muri kumwe. Reka nsoze ngusengera Imana.
Data mu izina rya Yesu, haleluya, labini foshando wiribiri fayile lebotai. Imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana zikiza. Uri Imana yumva gusenga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, uri Imana idatsindwa, uri hejuru ya byose, urahambaye Kristo, urahambaye Jehova. Ndasengera uyu muntu warunkurikiye, nkundira imbaraga zawe ziboneke kuri we, nkundira amaraso yawe aboneke kuri we, ubutware bwawe nibuboneke kuri we. Uyu muntu ndamusengeye, muhindurira amateka. Uyu muntu yararwaye, reka yakire gukira. Uyu muntu yari afite ibibazo, reka ugende ubirangize mu izina rya Yesu. Satani yaramuteje ubwoba, ndirukana uyu mwuka w'ubwoba. Satani yaramubujije ibitotsi, ndirukana uyu mwuka w'ibitotsi. Hayizoni mashando wiribiri fayile lebota imekotaya. Imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana zikiza, imbaraga z'Imana zibeshaho, imbaraga z'Imana zizura, niziboneke ku buzima bw'uyu muntu. Ndasenze natura imbaraga z'Imana, ndasenze natura ubuzima, ndasenze natura gukira, ndasenze natura kubohoka, ndasenze natura kubohoka mu izina rya Yesu. Ndakingura imiryango, ndakingura imiryango, ndakingura imiryango. Nsenya ibihome by'abazimu n'abadayimoni, nsenya imbaraga z'umwijima, nsenya imbaraga z'abarozi, nsenya imbaraga z'abapfumu, nsenya imbaraga z'abakonikoni. Ibyabuzaga uyu muntu amahoro byose byigijeyo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kumutabaye, urakoze kumurengeye. Icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu Kristo, amen. Nsoje mvuga ngo Imana iguhe umugisha, nsoje mvuga ngo ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Kora subscribe kuri iyo channel Prophet Emma, gikoreho subscribe kuko tugiye kujya tubana kenshi mu nyigisho zigiye zitandukanye ndetse n'inyigisho za deliverance n'ibintu byinshi ugiye kujya ubona kuri iyo channel Prophet Emma. Koraho subscribe ubundi dukomeze twagura ubwami bw'Imana. Ntugende udakoze share kandi ntugende udakoze comment. Niba ufashijwe jya muri comment wandikemo ngo amen. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Ijambo ry'Imana ryo nakagaruka. Shalom shalom. Bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, uri Imana idatsindwa, uri hejuru ya byose, urahambaye Kristo, urahambaye Jehova. Ndasengera uyu muntu warunkurikiye, nkundira imbaraga zawe ziboneke kuri we, nkundira amaraso yawe aboneke kuri we, ubutware bwawe nibuboneke kuri we. Uyu muntu ndamusengeye, muhindurira amateka. Uyu muntu yararwaye, reka yakire gukira. Uyu muntu yari afite ibibazo, reka ugende ubirangize mu izina rya Yesu. Satani yaramuteje ubwoba, ndirukana uyu mwuka w'ubwoba. Satani yaramubujije ibitotsi, ndirukana uyu mwuka w'ibitotsi. Hayizoni mashando wiribiri fayile lebota imekotaya. Imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana zikiza, imbaraga z'Imana zibeshaho, imbaraga z'Imana zizura, niziboneke ku buzima bw'uyu muntu. Ndasenze natura imbaraga z'Imana, ndasenze natura ubuzima, ndasenze natura gukira, ndasenze natura kubohoka, ndasenze natura kubohoka mu izina rya Yesu. Ndakingura imiryango, ndakingura imiryango, ndakingura imiryango. Nsenya ibihome by'abazimu n'abadayimoni, nsenya imbaraga z'umwijima, nsenya imbaraga z'abarozi, nsenya imbaraga z'abapfumu, nsenya imbaraga z'abakonikoni. Ibyabuzaga uyu muntu amahoro byose byigijeyo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kumutabaye, urakoze kumurengeye. Icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu Kristo, amen. Nsoje mvuga ngo Imana iguhe umugisha, nsoje mvuga ngo ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Kora subscribe kuri iyo channel Prophet Emma, gikoreho subscribe kuko tugiye kujya tubana kenshi mu nyigisho zigiye zitandukanye ndetse n'inyigisho za deliverance n'ibintu byinshi ugiye kujya ubona kuri iyo channel Prophet Emma. Koraho subscribe ubundi dukomeze twagura ubwami bw'Imana. Ntugende udakoze share kandi ntugende udakoze comment. Niba ufashijwe jya muri comment wandikemo ngo amen. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Ijambo ry'Imana ryo nakagaruka. Shalom shalom.